iyo uri mu muhanda uri kuri vora sifa kwa Mungu utwaye ahita abashoferi. Dufite abantu b'igitinyiro, dufite abantu bize, dufite abantu batinyitse, dufite abantu bica bagakiza. Ariko nje kukubwira ngo kubu Yesu yaje ntabwo dukwiye kwiheba. Reka nkubwire, yaje kubwira imbohe ko zibohowe, yaje kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, yaje kuvura imvune zo mu mutima, yaje kuduha ibintu. Mukunzi wa Mama Charlene Official, nizere kugwe neza cyane kandi umeze neza cyane mu bice urimo bigiye bitandukanye by'isi hirya no hino. Dusuze cyane abari mu gihugu cyacu mu Rwanda, abari mu karere, abari muri Afrika yose, mu mpande zose z'isi. Turababwiye tuti Yesu Kristo abaho umugisha kandi amahoro ye akomeze gutembera mu mitima yanyu. Turi kumwe na Mama Charlene mu mwanya w'ubutumwa. Tugeze kuri episode ya 4, tugiye kuganira ku mwihariko wa Yesu n'ubutumwa Imana yahaye Mama Charlene. Turaza kumenya muhaye ryari byari bigenze gute. Mama Charlene, dutangiye tukwakira, tuguhaye ikaze. Imana ibaho umugisha kunyakira. Suhuza abakunzi baho bari hirya no hino. Abakunzi banje bakuritiranye Mama Charlene Official. Icyambere nuko muri abantu bagaciro, muri abantu bakomeye cyane mu maso yanjye no mu maso y'Imana. Ndabashuhuje. Ndabashuhuje hano muri hose, mu bihugu bitandukanye, yaba mu Burayi, haba muri Afrika, haba mu baturanyi, haba na hano iwacu. Ndabashuhuje cyane. Hanyuma ndasuhuza na kameramani, ndasuhuza n'umunyamakuru Isa Kari Nijabo. Nawe ndagushuhuje. Nanjye ndagusuje. Ndasuhuza inshuti zanjye zose nyinshi cyane, inshuti zanjye hari abantu Isa, hari abantu nkunda cyane kandi abantu bajye bambabarira. Ibyo nabasubiza kuri comment kuri Mama Charlene, njya mbona usigaye basubiza rige bakubwiraga bati ibyo rwose ujye twereka yuko kuri rero comment nziruhukiraho. Ni umva iyo gisohotse feri ya mbere nugwita njya kuri comment. Iyo wibereye hahandi ubu ziriho uri mba ndimo kuzireba. Rero ndazikunda cyane. Mama Charlene courage, muri abatera nkunga bakomeye. Mama Charlene turagukunda, yego gumama. Bari abantu ku mbaraga z'umwuka wera mfite no ku masezerano nicaranye no ku cyizere nifitiye, hagerekaho n'icyabo harushaho kwigisha afite amavuta. N'abantu bake ariko beza. Ni bake beza banje, ndabakundiye amahoro, ibishimire cyane. Nkomeje no gusuza abaganga. Abaganga ahantu abaganga muri mwese, Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi mukomeze mukore uwo murimo ukomeye, mukomeze mutuvure. Namwe muri gukorera Imana ni mubikora neza, kuko kugira ngo tugire ubuzima bwiza baba babigizemo uruhare. Baduha inama, batubwiye ibyo dukwiye kwirinda, twagira n'akabazo bakatuvura, tukagaruka kuri kamera tumeze neza. Nk'ubu hari umuganga wigeze amvura, nagize ikibazo cyo kugira mu mihogo harambabaza. Bambwira ko bituruka mu kuvuga. Kubwiriza kwanjye rero narabwirizaga naziraga mikoro, kwirirwa mfashe mikoro nkumva bintesheje umutwe, noneho nkakoresha umunwa wonyine. Ari mu rusengero? Ari mu rusengero no mu biterane. Nkakoresha umunwa nzi uko nta ibiri kwangirika, ndagenda ndangirika, ndagenda nkajya nca amarenga. Kuvuga ntabishoboye, ngenda nca amarenga. Ngo wanywaga gaki? Wanywaga gaki? Nagiye kwa muganga, umuganga mbwira imiti. Tangawizi? Oya, ntago zari gukoramo tangawizi aho nari ngeze. Kandi naracaga amarenga. Iyo nashakaga guhamagara umwana nakomaga mu mashyi. Hari ibinini ngira ngo batanga nabyo unywa? Yewe nanyweye imiti myinshi itandukanye, ariko nza gucakirana n'umuganga bahaye diplome kuko wayigiye bye, ufite impano yo kuvura hamwe n'Imana nyine. Ndangije ndakira. Ndabubaha rero. Yakuvurishije iki se kugira ngo natwe? Ubwo nyine hari imiti yampaye, ariko ampa n'amategeko. Ambwira ko ntagomba kongera gukoresha ijwi ryanjye byonyine ntafite mikoro. Ambwira ukuntu ngomba kujya nywa amazi. Ambwira ukuntu ngomba kwirinda kurya urusenda. Ama ibintu ibwo nyine n'abandi babyungukireho bavuga butumwa. Ambwira ukuntu ngomba kwirinda ibintu bikonje. Nakundaga ibintu bikonje birimo barafu. Muri make abaganga ni beza. Abandi bantu nshuhuje ni abarimu, hano bari mu bigo by'amashuri ahantu hatandukanye, nabo turabashuhuje kandi cyane.
abandi rero turi gusuhuza ni abapolisi bashinzwe umutekano nabo turabashuhuje cyane ahantu muri ako kazi kanyu hirya no hino turabashuhuje kandi turasuhuza n'abasirikari ahantu bari bacunze umutekano turasuhuza abantu mwese mudukurikiranye Imana y'amahoro ibahe umugisha yego nabo ngabo aha reka noneho tuze twinjira mu butumwa Imana yaguhaye ndagira ngo wenda mbere yuko tubwinjiramo nkubaze nk'utubazo nka tubiri ubu ninze kureka utubwire ubu butumwa nagira ngo baze ubu butumwa umwihariko wa Yesu wabuhawe ryari byari byagenze bite umwihariko wa Yesu ni ubutumwa buri mu butumwa nabonye kera nahawe kera muri 2006 muri za 2006 muri 2007 hagati aho ngaho niho nabuherewe ubu butumwa rero njya kubuhabwa hari ikintu byari byahereyeho kuko Imana yajyaga ijya kuntuma kugira ngo menye uburemere cyangwa kugira ngo menye imbaraga ubutumwa bufite hari ibintu yabaga imaze kunyigishaho hari ibintu imaze kunyereka bikambera nk'igisubizo kuri njyewe ariko bikabona ko ari igisubizo kizagirira umumaro n'abandi kugira ngo mbatangarize ubu butumwa ubutumwa bwitwa ngo umwihariko wa Yesu nabuhawe maze kubona ukuntu Yesu atameze nk'abantu nari maze kubona ukuntu Imana itarobanura ku butoni nari maze kureba nkubita umubare nkareba ibintu Imana ikora ngasanga se nk'iby'abantu nkareba ibitekerezo Imana igira ngasanga se nk'iby'abantu nkareba ukuntu Imana itoranya ngasanga se nk'abantu ndagenda nibaza ku Mana nibaza kuri Yesu ndagiye sanga Imana koko ifite umwihariko wayo hanyuma Imana irambwira ngo irashaka ko abantu Imana irashaka ko uyitandukanya n'umwana w'umuntu aho ava akagera ntabwo Imana ishaka ko uyiha agaciro nk'akuha umugabo wawe ntabwo ishaka ko uyiha agaciro nk'akuha umugore wawe ntabwo Imana ishaka ko uyiha agaciro nk'ako uha abana bawe ntabwo Imana ishaka ko uyiha agaciro nk'ako uha umushumba wawe ntabwo Imana ishaka ko uyiha agaciro nk'akuha akazi kawe ntabwo Imana ishaka ko uha agaciro uyiha agaciro nk'akuha amafaranga Imana irashaka icyumba cyayo igomba guturamo mu mutima wawe Imana irashaka gutura ahantu idafite umuntu iturana nawe irashaka ko yigirira icyizere udaha undi muntu irashaka ko yishyira mu cyumba cy'umutima wawe ahantu utabika abandi bantu irashaka ko yiha umwanya w'umwihariko irashaka ko mugirana ibihe utagirana n'abandi Imana irashaka ko yiha urukundo ruruta urwo akunda abantu bose ntabwo Imana ishaka ko hari icyo uyigereranya nacyo ntabwo Imana ishaka ko hari ikintu uyinganya nacyo Imana irashaka ko uyiha icyubahiro kiyikwiriye uti kubera iki abantu ntabwo bubaha Imana abantu ntabwo batinya Imana Imana bayifashe nk'inyantege nke Imana bayifashe nk'Imana idahari bayifata nk'Imana idashoboye hahandi umuntu ashobora kugira ikibazo wenda urugero yajya kwa muganga akavuga ati yo harasekora kiriya kigo ko nta muntu tuhaziranye noneho ndahava ibaze umuntu usenga Imana ushobora kujya ahantu akavuga ngo nta muntu muhaziranye ushobora kuba nta muntu muhaziranye ariko ukaba uhaza Imana burya Imana ishobora kugutera iteka ukinjira ahantu mu butware no mu bushobozi bwayo kubera ko yavuze imiryango ikikingura kandi ibintu bikamera neza ugasanga abantu bariho mu buzima bw'ubwihebe umuntu akiga yarangiza amashuri ye akicara ati ubu se koko ko ndahangije kwiga hari ahantu ko nta muntu mpazi muri kiriya kigo ko nta muntu tuhaziranye ubu koko nzabasha kuhabona akazi ninde se wadepoza diplome yanjye ninde muntu se wamfatira wansabira y'umwanya ko nta muntu mpazi ibyo bintu nibyo Imana idashaka nubwo nta muntu wegamiye nubwo nta kibamba ufite nubwo nta kizigenza uhafite Imana yinjira idakomanze uhafite Imana ifite ubushobozi uhafite Imana itegeka ibiri ku isi uhafite Imana
ugasanga umuntu abayeho n'uwenda urugero ni umupfakazi ntafite umugabo, mama se yewe abandi mama shenge bafite abagabo, abandi barabyaye bafite abahungu bakora mama shenge, nanjye se abandi bagira babagererayo. Ayo maganya niyo Imana idashaka. Nta mugabo ufite ntawe ukugererayo, ariko nje kukubwira ngo Imana ufite, nimba uri umupfakazi usenga, Imana ufite iruta umugabo wawe wabuze, ishobora guhagarara mu cyuho n'ahantu umugabo atari guhagarara, Imana ikagira gute ikahahagarara. Undi muntu akicara ati ngewe ndifubye, abandi shenge bafite base, ngewe ndi incike nta muryango ngira, abandi shenge bafite abantu. Ugasanga imitima y'abantu ihugiye mu bantu, ibyo bibabaza Imana. Kubera iki? Imana iri tayari yo kukunezeza, Imana iri tayari yo kukunyuza mu nzira ikomeye mukahatambukana ntukorwe n'isoni. Imana iri tayari yo kugushakira akazi ntawe ubigizemo uruhare. Imana iri tayari yo kukwinjiza ahantu mu nzugi zikomeye, ahantu utabasha gutambuka. Imana ifite ubushobozi bwo kugufata ukuboko ukahatambuka. Imana ifite ubushobozi n'ububasha ku buzima bwawe, ibikomeye bikoroha kuko ufite Imana. Imana rero ni byose ku muntu uyifite. Hanyuma reka tubanze turebe ijambo ry'Imana, hanyuma dukomeze ubu butumwa. Ubu butumwa ikintu Imana yashakaga kwereka abantu ni ikihe? Imana yarashakaga ko muyifata mu rwego iriho. Ufata Imana mu rwego iriho. Imana nta kisa nacyo, Imana nta kintu, Imana ntibyara ntibyarwa, Imana ifite ubushobozi n'ububasha. Imana ntiyaremwe nawe ubwayo yisanzeho, irashaka ko icyubahiro cyayo giha agaciro, imbaraga zayo irashaka kutazipfobya, ubushobozi bwayo irashaka ko buba hejuru. Imana rero ibaho umugisha. Reka mbere ko dukomeza turebe ijambo ry'Imana, turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 14 murongo wa 6. Haravuga ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yego, iyaba mwaramenye muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Ariko nashakaga hano ngo Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri. Haleluya. Niri jambo shaka yuko tuganira. Yesu ngo arababwira ati ninjye nzira kandi ninjyewe kuri. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndashaka tuganire iri jambo ry'Imana, ndashaka tuganire iri jambo ry'Imana, ndashaka tuganire kuri ubu butumwa buvuga ngo umwihariko wa Yesu. Umwihariko wa Yesu. Umwihariko wa Yesu afite ibintu adahuje n'abantu, afite character ze, afite ibyiyumviro bye, afite imbaraga. Reka nkubwire, afite ibintu udashobora kubona ku muntu. Dufite abanyacyubahiro, dufite abashakashatsi, dufite abavumbuzi, dufite abantu bakomeye, dufite abantu bahambaye, dufite abantu b'igitinyiro, dufite abantu bize, dufite abantu batinyitse, dufite abantu bica bagakiza. Ariko nje kukubwira ngo mu bantu baremwe kuva isi yatangira kuremwa no kugera ku kurangira kwayo no muri ibi bihe turimo, nta muntu uteze kumera nka Yesu. Mureke mbabwire, hari ibintu bijya bimbabaza kubona umukirisitu urushye, ukabona n'umuntu warushye kandi afite Yesu, ukabona n'umuntu wihebye kandi afite Yesu. Kandi mureke mbabwire, twari kwiheba kera Yesu ataraza, abantu bari bakwiye kwiheba. Ariko ubu Yesu yaje, ntabwo dukwiye kwiheba. Reka nkubwire, yaje kubwira imbohe ko zibohowe, yaje kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi, yaje kuvura imvune zo mu mutima, yaje kuduha ibintu bitabinaha, yaje kugira ngo avura imvune zo mu mitima, yaje no kudushoborera ibyo tutashobora, yaje kutubashisha ibyo tutabasha, yaje kuturuhura imiruho twikoreye. Yesu yaje kuba umuti w'uburwayi bwose, yaje kuba igisubizo cy'ibibazo byose, yaje kurengera abari mu kaga, yaje gukura abantu mu nzu z'imbohe, yaje kuvura abarwayi, yaje gutabara abari mu ntambara, yaje kuburanira abafite imanza. Haleluya.
yaje gutanga ubugingo, aza no gutanga ubuzima, nahabwa icyubahiro. Kandi ibyo yakoze yagiye abikora mu myaka yatambutse. Tujya tureba muri Bibiliya abantu batari bafite uko bagenza, abantu batari bafite uko babayeho. Yesu yagiye akora ibintu byinshi. Ni ukuri kumumenya nibwo buzima. Hari indirimbo ivuga ngo kumumenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Kumenya Yesu nibwo buzima. Hanyuma ndashaka tuganire. Yesu arashaka ko umumenya, kandi ni umumenya Yesu, umumenye ku rwego ariho, umumenye ku rwego rwe. Ntumushyire hagati, ntumugire umuntu uterera iyo, ntumugire umuntu utareba. Yesu wimugira umuntu udakora, wimugira umuntu udashoboye. Arashaka ko imbaraga ze uziha agaciro, kandi ubushobozi bwe arashaka kubwizera, umugirira icyizere. Kuko nagiye mbona abantu mwiringira abandi, nagiye mbona abantu mwiringira abandi. Umuntu agakora ikizama avuga ati ntuzazangirira gutya, umuntu akajya gukora ibintu avuga ngo ntuzaza. Ariko reka nkubwire, nimba hari abantu nabonye bahinduka nk'igicu, ni umuntu. Naho yaba umugore wawe, naho yaba umugabo wawe, naho yaba umwana wawe, naho yaba pasiteri wawe, naho yaba bishopu wawe, naho yaba apotre wawe, naho yaba umubiri wawe, umuntu ahinduka nk'igicu. Umuntu wese wiringira umuntu anamuka mu nzira ze zose. Ariko ngo umuntu wiringiye Uwiteka amera nk'umusozi wa Siyoni uhora uhamye. Haleluya. Ngo kandi akamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, ngo icyo gihorana itoto. Ariko umuntu wiringira umuntu azamera nk'agati k'inkokore, azamera nk'agati kishwe n'amapfa. Umuntu wiringira Uwiteka niwe uzahorana ubuzima no kwizerwa. Reka mbabwire umwihariko wa Yesu. Yesu afite imibare ye. Njya guha agaciro buno butumwa. Hari ibintu amaso yanjye yari yarebye. Nitegereje Yesu, nitegereza Yesu wankuye mu muryango wanjye, akemera ko mibera umutambyi w'ubwami. Ndeba ukuntu yanteye mu bikari bye, ndeba ukuntu yantoranyije yo kabyara. Atarebye ati aka kana k'akarushyi, atarebye ati aka kantu kireze, atarebye aka kantu kabaye akayaya, atarebye aka kantu kateraganywe, atabyitayeho iyo mibare yose, izo detaye. Aca ku bakobwa bari mu muryango wanjye bari bafite uko bameze, aca ku basore, aca mu bavandimwe bose, abacaho. Aragenda ajya kureba ka nyirantabwa, ariko kangewe aravuga ati ngusutseho amavuta yo mu ihembe. Haleluya. Nge ntago nasutsweho amavuta yayandi y'ibihwagari, nta nubwo nasutsweho ya mavuta yo mu icupa. Nge nasutsweho amavuta yo mu ihembe. Sifa kwa Mungu. Amavuta yasutse kuri Dawidi araza nanjye yasukaho disi. Mbona ukuntu yampamagaye, mbona ukuntu ankoresha, mbona ukuntu dukorana, mbona ukuntu atagira isoni zo kunyibaruzaho, mbona ukuntu yicara akavuga ati mwana wanjye ndagukunda, mbona ukuntu avuga ati nzakugirira neza, mbona ukuntu yangiriye icyizere akangabira umurimo, mbona ukuntu ku manywa na nijoro agenda anyitaho, mbona ukuntu avugana nanjye mu bicuku bya nijoro birimo kuniha, kambwira ati byuka tuvugane. Nkabona ukuntu tuganira, akambwira ibyejo n'ibyejo bundi, akambwira iby'ubuzima bwanjye, akavugana nanjye. Byonyine mureke mbabwire, kuba Imana yicara tukavugana, ikama ayo mahirwe yo kuvugana n'Imana. Reka nkubwire, nka buriya umuyobozi runaka aguhamagaye muri biro ye, waba waciye ibintu ukaza udukandagira ngo umaze kubonana na runaka. Ariko ibaze kwicarana n'Imana ishobora byose, ikavugana nawe, ikakubwira ibiriho ndetse n'ibizaza, ikakubwira iby'urushako, ikakubwira iby'abo bahungu n'abakobwa, ikakubwira ibyo mu nzira uzanyuramo, ikakubwira ibyo mu bihe ibyo mu bihe biri imbere. Nareba uburebure bwanjye, nareba ubushobozi bwanjye, nareba ukuntu ndi umuntu udafite agaciro mu maso y'abantu, nabona ukuntu ndi umuntu uterwa ishoti n'umuhisi n'umugenzi, nabona ndi umuntu uzunguriza umutwe n'umuntu wese. Hari igihe ujyamo
hari iminsi unyuramo abantu bakabona uri umusazi kandi uri muzima, ariko we muntu abantu babonye ari umusazi, we muntu abantu babonye utagira ubwenge, ariko Imana disi yakwitegerezayo ikabona uri uw'agaciro mu maso, ikakugabira n'umurimo ukomeye, umurimo w'icyubahiro nk'uyu dukora w'ivugabutumwa. Maze ntinda kuri Yesu. Yesu ndamutekereza nsanga afite umwihariko we. Umwihariko Yesu afite nifuje kuwugusangiza. Imibare Yesu agira nta wundi muntu wayibonana. Ibaze Yesu uhamagara abakozi agahamagara abatarizi. Hari undi muntu ushobora gushinga ikigo cye agira ngo akibyaze umusaruro, agahamagara ku bantu, agahamagara abatarize, agahamagara abatazi kwiyandika izina, agahamagara imfubyi, agahamagara abadafite shinge na rugero, agahamagara abapfakazi, agahamagara abo mu cyaro, agahamagara abatagira isura, agahamagara abantu batagira diplome, agahamagara abantu batazwi. Haleluya! Nta wundi muntu, nta wundi mu boss nta wundi mu boss ndabona uko ari ibintu nk'ibyo. Iyo umuntu agiye gushinga kampani, icyambere ashaka abantu bizi ndetse bafite n'uburambe. Ni ukuri nta wundi muntu ndabona uhamagara injiji kandi akazibyaza umusaruro zikavamo icyo yashakaga kubona. Yesu afite ibitekerezo by'ibintu akora nta mwana w'umuntu wabikora. Nagiye mbona ukuntu afite umwihariko we. Ukabona afashe umukobwa utarageze mu ishuri, ukabona muhuje n'umuntu wize akiga naye. Nta wundi muntu wakora ibintu nka biriya. Ubundi umuntu ukuntu duteye, umuntu wenda umuntu bamuhaye kurambagirizwa undi, wafata utarize ukamuha utarize, wafata umuturage ukamuha umuturage, wafata umuntu mugufi ukamuha umugufi. Ariko Yesu iyaje siko abigenza. Afata utarize akamuha uwize, agafata umuremure ugera hariya akamushyingira umugufi. Nashimwe, nahabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Agafata umwana w'imfubyi akamuha ufite se na nyina, agafata umuntu utagira amafaranga akamuha ufite amafaranga, agafata uvuka hakomeye agafata n'uvuka haciriritse. Iyo kabyara akabahuza, yanabahuza kandi bakarambana. Nta wundi wakora ibyo bintu. Byose ni Yesu bikora. Hari ibintu byinshi Yesu akora. Afite umwihariko we. Yesu afite umwihariko mu bantu bose bazapfa muri isi yababaho. Abantu bose bazapfa, wenda ube urya ibirinda indwara, wenda uba ufite ibyongera amaraso, wenda wambara agapfukamunwa gute, wenda ushyiremo metero, wenda ugira abakurinze bakomeye, wenda ugira ibitangaza n'ibitabashwa, wenda kwinjira iwawe bibe bigoranye. Umuntu wese azapfa, ukomeye n'uworoshye, uwize n'utarize, urya neza n'urya nabi, twese urupfu ruraturindiriye. Uzapfa nanjye nzapfa, nta gihangange kitazapfa. Ariko Yesu afite umwihariko we. Mu bantu bose bazapfa, Yesu ntateze gupfa, kuko murabizi ko yanapfuye akazuka, na n'iyi saha ariho. Nahabwa icyubahiro. Afite rero umwihariko we. Ikindi, abantu benshi baba ku bwami, bakaba ku buyobozi, ariko baryamiye amajanja. Muri make umuntu ashobora kuba umuyobozi ariko avuga ati ejo nzavaho hayobora undi. Yesu niwe wenyine ubahayeho ku ngoma, azi ko ntawe uzamusimbura. Reka mbabwire, Yesu ni Arufa kandi ni Omega, ni itangiriro akaba n'iherezo. Nta wamubanjirije, nta n'uzamuheruka. Intebe ye y'ubwami ni intebe ye, nta muntu ushobora kugira gute kuzayicaraho, kuko nta n'umuntu duteze kubona umeze nka Yesu. Ninde wapfuye se yajya ari kuzima akamara gatatu akazuka? Vuga ngo bose baranutse baraboze, n'abari bakomeye nta wazutse. Ni Yesu wenyine wagize gute wazutse. Rero uyu Yesu waremye abagufi karema n'abarebare. Yesu ubashije, reka nkubwire, nabonye umuntu uyoboye abantu agatura aho batari. Ubundi nta mukire n'umwe ku isi utagira uwo baturanye. Nta muntu w'umuherwe ufite umubumbe we. Umuntu aba mukire akaba muri karitsiye y'abakire ariko akagira abo baturana. Ariko Yesu niwe muntu wenyine utuyoboye akatatwegereye. Bishatse kuvuga ngo usibye kumwumva mu mwuka yaje tukamusoma no muri Bibiliya, ariko nta muntu uzaho ataha. Haleluya, haleluya. Hari imvuga bisi bajya bakoresha nkunda ngo ntago bikoraho.
nimba ari roki wajya guyikoresha sinzi umuntu usobanura filime ngo ntago bikoraho. Mureke mbabwire, Yesu ateye ubwoba, niwe muntu uyoboye abantu kandi atuyoboye neza. Iyo amanuye imvura ntawe uvuga ngo arashaka izuba, nibyo nyine akora ibyo ashatse mu ngabo zo mu isi ndetse no mu ijuru, akora ibyo ashatse. Niwe nabonye wenyine utarobanura abantu ku butoni. Harya amavuga ngo mugire inkundo, ngo abantu ngo murakundana, ukabwira umuntu ngo uragukunda. Nabonye umuntu ukundana ni Yesu. Yesu agukunda ataguciye uburebure, akagukunda adafite icyo aguciriyeho, akagukunda uri umusinzi unuka warahindutse ubuzizi, akagukunda uri umwicanyi, akagukunda uri umunyabyaha, akagukunda uri umugome. Niwe muntu nabonye ugira urukundo ruruta rw'abantu. Yesu ni ifura. Reka mbabwire, Yesu ashobora byose. Nta muntu nari nabona uvuga ko ashobora byose. Reka da, umuntu abasha gukanika igare ariko gukanika imodoka ntabibashe. Umuntu akabasha gukanika imodoka akaba uwa mbere ariko gukanika indege ntabimenye. Nta muntu urashobora ibintu byose. Umuntu ashobora kubwiriza ariko kuririmba ntabibashe. Haleluya. Umuntu ashobora gutunga inote ariko ntatunga igihagararo. Nta muntu ushobora byose, ariko Yesu abifite ari byose. Yesu ashobora byose. Mureke mbabwire, Yesu ashoboye byose. Nabonye umuntu ushobora byose, ashoboye byose. Iyo urwaye indwara yarananiye abaganga, ahita akubwira ati ndakubera dogiteri, kandi koko akakuvura ugakira. Iyo ufite urubanza rwananiranye, ahita akubwira ati ngewe nemeye kuba metre wawe, inze nkuburanire, agahita aba n'umucamanza bigakunda. Iyo uri mu muhanda uri kuri vola, sifa kwa Mungu, utwaye, ahita aba shoferi. Nabonye umuntu ufite perime y'imodoka, akagira iya moto, akagira iy'indege, burya aba n'umupilote, kuko n'umwambaje ari mu ndege nahabwa icyubahiro, nawe aragenda akaba umupilote agatwara indege. Umuhamagaye ari mu mazi mu bwato, ahita atwara ubwato. Nashimwe. Iyo umuhamagaye uri umugore, araza agahita aba umugabo. Wamuhamagara uri imfubyi, araza akaba papa. Iyo umuhamagaye ushaka ko akwigisha ubwenge mu ishuri, ahita aba tica mwiza, nahabwa icyubahiro. Iyo nta bavandimwe ugira, akubera musaza wawe, ashobora no kukubera burya mushiki wawe. Yesu ni byose. Kuba mufite, afite umwihariko we. Kumumenya nibwo buzima, fisama hora dashira, ngenduwe nawe nuwanjye, aranze nanjye ndamuzi. Kumumenya nibwo buzima, fisama hora dashira. Burya umutindi w'umukene nutagira Yesu. Kankubwire, nimba ufite Yesu uhita umenya ngo uri kizigenza. Nimba ufite Yesu umenye kuri kibamba. Nimba ufite Yesu menya ngo uri umutunzi, kufite kubera ko ufite byose. Nahabwa icyubahiro, nahabwa icyubahiro. Yesu iyo uryamye ukeneye ko akurinda, ahita aba umurinzi wawe wo kwizerwa. Imana ishimwe. Yego, nabonye umuntu biyambaza, erega n'abaganga iyo bari kuvura baramwiyambaza, n'abarimu bari kwigisha nabo baramwiyambaza, n'abayobozi bayobora nabo baramwiyambaza, n'abantu iyo bagiye gusinya kontra baramwiyambaza, umusirikare uri ku rugamba aramwiyambaza, umuntu wese aho ava akagera. Uzi ko iyo ushaka ubwenge mu ishuri ahinduka tica. Haleluya, haleluya. Yesu afite umwihariko we. Rero ngewe maze kubona ukuntu Yesu mu bantu nzashyingura atarimo, maze kureba ukuntu Yesu afite ibitekerezo bidahuye n'iby'abantu, maze kubona Yesu ukuntu ari umugabo mwiza w'inyangamugayo, nahise mariramo volume yo kumukunda no kumukorera no kumwumva no kumwumvira. Mureke mbabwire ndi gusoza, hejuru y'umuntu hari undi muntu. Burya ntawe ukwiye kwirata. Uraza ukiyemera ngo uri umusitari, ejo bundi hakaza abakurenzeho.
usohora indirimbo ngo uri umudanje ejo bundi hakaza irenze yawe. Ibintu byose biva kuri pose bikarangira, n'abantu bakava kuri pose bakibagirana. Ariko nabonye Yesu na n'iyi saha kugeza na n'iyi saha, nabonye ukuntu buri mwaka twizihiza umunsi we w'amavuko. Ibaza umuntu twavuze mu myaka yose na n'ubu yarapfuye mu myaka magana ishize, na n'iyi saha turacyamwirahira. Yesu ararenze. Reka nkubwire, niwe muntu nabonye ushobora kuvuga ngo Yesu abadayimoni bagahunga, afite izina ryiza. Niwe muntu wenyine ushobora guhamagara ngo ngwino duturane, akemera guturana nawe, ngwino turarane, akemera kurarana nawe, ngwino tujyane mu ntambara abandi bagutaye akaza. Niwe nabonye ushobora kukuvuganira abantu bakuvuyeho, ashobora kukuvuga neza abantu bakuvuga nabi. Niwe wenyine ushobora kukongera imyaka yo kubaho abantu bayigabanyije. Niwe wenyine ushobora kugusanga muri koma aho utabasha kuvuga, utagira kugira uwubwira, wenyine mukaganirira muri koma. Yesu niwe shuti ushobora kubitsa ibanga. Yesu niwe uzi mu maraso no mu misokoro yawe, niwe uzi ahantu urara. Hari ibyifuzo abantu bagira ukanabitanga, ariko naho Yesu utabimubwira aragenda akamenya ibyawe disi. Yesu azi aho twirirwa naho turara, azi inzira tunyuramo. Haleluya. Yesu afite umwihariko we. Umuntu udakunda Yesu, umuntu utarihebeye Yesu ni ikigwari. Niwe muntu ushobora kugirira icyizere cy'uko muzarambana wenyine. Niwe nshuti idashobora kuguta, ntashobora kugusiga mu nzira. Ahubwo iyo rwakomeye niho agaragarira. Ndashaka kukubwira ngo Yesu afite umwihariko we. Ndifuza ko utazongera kumugereranya n'undi muntu. Ntuzongere gucogora mu buzima bwawe, ntuzongere gucika intege. Umushakira icyumba aturamo, umushakira ahantu aba, ntakagira umuntu aturana muri wowe. Kandi muzabana bitewe naho wamutuje. Numuheza mu gikara azagumayo, ntabwo azamenya ibyo mu nzu. Ariko nuterura Yesu ukamuha urugo rwawe, ukamugabira, nawe azakugabira. Hanyuma nagira ngo mbwire imfubyi ngo muhumure, Yesu arahari. Ndashaka kubwira abapfakazi ngo Yesu ni umugabo wawe. Ndabwira abantu badafite epfo kandi batagira ruguru, ntuzongere kwiheba, ntuzongere kwigunga, ntuzavuge ngo ntufite ukugererayo. Ese uribuka wa muntu wari umaze imyaka myinshi yarabuze umuterura ngo amushyire mu mazi? Ariko Yesu ngo arahagera, aramubwira ngo niko urifuza ko ngukorera iki? Aravuga ngo iyo marayika aje muri aya mazi, ngewe mburunterura, abafite ababo barabaterura bakabashyiramo. Ariko ako kanya Yesu amukoraho, arangije ahita akira. Yesu nahabwa icyubahiro. Nagira ngo mbwira abantu rero ngo Yesu ntabwo ashaka kuguta, ahubwo ni wowe wamutaye. Yesu afite umwihariko we, afite umwihariko we. Hejuru y'inote hari inote, hejuru y'icyubahiro hari ikindi, hejuru y'abakomeye hari abandi, ariko hejuru ya Yesu nta wundi Yesu uhari. Burya Yesu ni umwe rukumbi, nta uzamubanziriza, nta n'uzamukurikira. Kuri icyizere hirya no hino. Reka nkubwire, imyaka umaze ufitiye abantu icyizere, icyizere akoreka mbabwire, kuki Yesu mutamugirira icyizere? Birambabaza. Ni gute umukobwa yihebera umusore akamuha ibyo byose akarara adasinziriye, ariko kwihebera Yesu bikabananira? Ni gute uha icyizere umwana w'umuntu kwa siteri ica hejuru agapfa, umwana w'umuntu urwara akamugara, umwana w'umuntu unanirwa, umwana w'umuntu uhinduka? Ni gute umuha umutima wawe ntusigaze na gato, ariko Yesu ukananirwa kumuha umutima wawe? Ni gute koko? Yesu arashaka kuzana umutima wawe ukamuha kandi akakuyobora. Ntabwo nifuza kurira. Hari abantu benshi babona ukuntu tuvuga bakagira ngo turiyemeye. Reka nkubwire, ubundi iyo wahuye na Yesu biba byakemutse byose byarangiye. Nk'ubu ngemba numva nta stress mfite kubera ko Yesu arahari. Nimba hari ibimpiga mpita mbyereka Yesu. Nimba hari ibimpaguruke Yesu arahari. Nimba hari ubuzima bunkomereye Yesu. Ibintu byose nabihaye Yesu. Niyo mpamvu tugomba kubaho mu buzima bwo kugenda twemye, kuko Yesu arahari. Reka dusenge. Wari utakaje icyizere, Yesu arahari. Wari ucitse intege, wari ucogoye, niwibuke ko Yesu ahari. Ndashaka kukubwira ngo ongera umugirire icyizere, ongera umwemere, ongera umushakire icyumba mu mutima wawe. Kubonye aho utuza abakobwa se, kubona aho utuza abagabo se, nawe mushakire icyumba. Kandi icyumba uzamushakira gisohoremo amafaranga.
gisohoremo rubanda, sohoramo abantu bose, ubashakira ibindi, uzamutuze mu cyumba cya wenyine, ubundi azakorane n'ubuzima bwawe, akorane n'imibereho yawe, ubundi ibyo udashoboye abigushoborere aho utagera, ahakugerere aho utakinjira, ahinjire, ayobore ubuzima bwawe kandi bizagenda neza. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Tugiye gusenga. Ndumva ashaka kugusengera kugira ngo ngere umugirire icyizere. Mana, turagushimye cyane kubw'ubu butumwa butugaragariza ko ntawe muhuye, ufite umwihariko wawe. Ndasenze ngo abantu nibakumenye kuruta uko bari bakuzi, nibagushyira hirengeye kuko utuye ahirengeye, nibamenye ubushobozi bukurimo kuko ntabwo ari ubwo utira, nibamenye ububasha bwawe kuko burakuzuye, nibamenye ubugari n'uburebure bwawe kuko urabifite. Ndasenze ngo abantu bawe bongere bagirire icyizere wowe, bongere bagutuze ahagutse, bagushyire mu buzima bwabo, nawe unyemerere ugende wongere ube mu bantu bawe, uguhamagaye witabe, ugushaka kubone, ukomanga kingurirwe, kugirirwa neza n'Imana, bibane n'abadukurikiranye, nibahezagirwe. Rambura ikiganza cyawe gikomeye, uhaze abatuye isi, ubahaze uburame, ubahaze ijambo ryawe n'umwuka wera, ubahaze agakiza no gukiranuka. Urakoze ko wabanye natwe kandi ko ufashije abaduteze amatwi, ubu butumwa bugere kure kandi bwubake benshi, kureho inzitizi n'inkomyi. Satani uburwanya kurweho, marayika ubuherekeza abujya imbere. Imana iringaniza ahataringaniye, buri mutima wose niwakira ubu butumwa buhindura amateka. Urakoze, ndagushimye, cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane abari bakurikiye ubu butumwa. Ni ubutumwa mwumvishe bugaruka ku mwihariko wa Yesu. Mu masharene yakomeje kubivuga, ntabwo mbisubiramo. Reka tumushimire cyane, ndetse nawe wari ukurikiye Mama Sharene Official, kora subscribe nimba utarakanda subscribe, ujye ubona ubutumwa butandukanye, inyigisho ndetse na filime ubuhenebere karundura usanga kuri urubuga. Masharene, reka tugushimire cyane. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane namwe mwari mudukurikiye. Amen.